ntidushobora kuba aba bantu turimo tubakondana bitwa batowe, nyamara koko roho mutagatifu yarabagendereye, cyangwa se niba ari bikira mariya wabagendereye, wenda ntabwo muratubwira neza amabonekerwa bagize, niba yaratuze kuri bikira mariya cyangwa roho mutagatifu, wenda n'ibyaba ari ukuri tukaba tubatera amabuye, kandi mu by'ukuri inzira barimo ariyo twahombye kubayoboka. Ubundi kiliziya Yezu Kristu yasize y'ukuri ni iyihe, cyangwa se egirize Yezu Kristu yasize y'ukuri ni iyihe? Ngira ngo nicyo ashatse kubaza, kuko we aravuga ngo ubu ngubu hasigaye hariho za kiliziya nyinshi cyangwa se za egirize nyinshi. Aravuga ati hariho abaprotesta, hariho abadive, hariho kiliziya katolika. Yego, turabasuje cyane abantu mwese mudukurikiye kuri shene zombi, yaba Zaburi Nshya ndetse na Emi Pro Media. Ni umugisha ukomeye cyane kuba tuba tukirihumeka umwuka w'ubuzima, cyangwa se kuba tukiri bazima. Ngo ikaze Emi Pro. Urakoze cyane Plaisir Pro. Yeza kuzwe. Teka ryose. Umeze neza? Ntaribi. Imana ishimwe cyane. Twifuje kuganira cyane ku bintu bimaze iminsi bivugwa muri kiliziya katolika, by'umwihariko iyo mu Rwanda hari byinshi usanga bigenda bivugwa mu buryo butandukanye, ku buryo rimwe na rimwe abakristu babarizwa cyane cyane muri kiliziya katolika baba bumva bifuza kumenya amakuru neza no kurushaho gusobanukirwa, kuko akenshi hari igihe usanga hari ibintu bimwe na bimwe abantu bumva cyangwa se ibintu runaka byabaye, ariko kuko batagize umugisha wo kubisobanurirwa ugasanga umuntu abaye mu gihirahiro atazi ibyo ari byo. Rero ugize umugisha ukahura n'umuntu ubasha gutanga ubusobanuro bwuzuye ku bakirisitu, biba ari umugisha. Kubera ko hari ukuntu babyisobanura buri wese uko ashaka, kandi bikamugiraho ingaruka uko yabifashe. Hari ahantu handitse ngo icyo muzaboha munsi no mu ijuru kizaba kiboshywe. Iyo ubyumvise nabi nyine bikubyarira na experience mbi mu buzima bwawe. Uko ubyumvamo imbere niko bikugiraho n'ingaruka. Uko niko kuri rwose. Turagira ngo rero twakire umutumirwa wacu uyu munsi. Ngira ngo ntabwo ari ubwa mbere abantu bamubonye, cyane cyane kuri chaîne ya Emi Pro Media, ariko kandi no kuri Zaburi Nshya. Ngira ngo n'umugisha tugizeho kuba tumubonye, kuko abantu bazagenda basobanukirwa ibintu bigiye bitandukanye hamwe nawe mu biganiro bigiye bitandukanye tuzagenda tugirana. Wahunda twamwakira rwose, muhe karibu. Ko ngende petit frère wawe rero munyakirire kugira ngo mude ubwo turakwakiriye. Mbere y'uko yenda udusuhuza kuri Zaburi Nshya no kuri Emi Pro Media, wabanza ukadushyira imbere y'Imana nk'uko tubisanganywe mu muco mwiza, ubundi warangiza ukadusuhuza bihagije, kubera ko kuri Zaburi Nshya uri umushyitsi. Ubwo uradusuhuza bamenye uwo tugiye kuvugana rindi. Urakoze cyane, urakoze Emi, urakoze Plaisir, kuko Zaburi Nshya ndayikurikira hashize imyaka n'imyaka itari munsi y'6 nkurikira Zaburi Nshya. Iyo murebye n'umuntu tumenyeranye, ariko muzi mu mashusho, ntago muzi ku nyama n'amaraso. Yego. Mwifuje rero ko dutangira tuvuga Imana. Ubwo ndagira ngo abafite Bibiliya muzarambure Yeremiya 17 muhere ku murongo wa 5. Yego. Turagenda tugere ku murongo wa 8. Yeremiya 17 kubera iki? Ubwo muraza kumva impamvu, kuko ari ni nawo mujyo cyangwa se niwo mutima nshaka ko iki kiganiro turagirana kiragendamo. Uhoraho avuze atya: aravumwe umuntu wiringira abandi bantu, kuko imbaraga zimurimo ziba ari iz'umubiri, umutima we ukirengagiza Uhoraho. Ameze nk'agati mu mayaga katazigera gakura ngo kagare, kuko kibera ahantu hashyuhiranye mu butayu, mu butaka bw'urusekabuye budashobora guturwa. Arahirwa umuntu wiringira Uhoraho, kuko Uhoraho amubera ikiramiro. Ameze nk'igiti giteye ku nkombe y'amazi, kigashora imizi yacyo ku nkengero y'umugezi. Ntacyo cyumva iyo icyokere kije, amababi yacyo ahora atohagiye mu gihe cy'amapfa. Twongeye kugushimira Nyagasani, kuko uduhaye umwanya wo kuba imbere yawe, uduhaye umwanya wo kuganira ku ijambo ryawe, uduhaye umwanya wo guherekeranya muri uru rugendo rukugana. Ni wowe twiringiye, ni wowe duhanze amaso. Dushobora kwibeshya nk'abantu, kandi turanibeshya n'ibyo, ariko wowe uhora uri ukuri, uhora uri ubugingo, uri n'ubuzima bwacu.
duha ifunguro rero ry'uyu munsi, uduha ifunguro ridukwiye, uhe buri wese uradukurikira cyangwa se uzadukurikira ifunguro rihaza roho ye, kandi uko agushaka ari nako umwiyereka. Ibyo byose tubigusabye tukwiringiye Nyagasani Yezu Kristu, amen. Amen. Ubwo rero sinzi uko nabasha kwibwira abantu kwa Emi baranzi, ariko kuri Zaburi nshya, kubera ko ari cano y'abarokore, kwibwirana kwabo aba ari ibintu birebire, bimara rimwe na rimwe iminsi ibiri, hari n'igihe bimara iminsi itatu bakibwirana. Yewe rimwe na rimwe njya ngirira Imana ishyari nubwo bitantumye, nkagera n'aho mvuga nti ariko ni gute umuntu yivuza amasaha abiri akavuga Imana iminota 10. Ariko nihuse rero nagira ngo mbabwire ko nitwa Ascension Muderi. Sinzi abo numvishe mu gikari baganira ngo padiri. Oya, ntabwo ndi padiri, ndi umurayiki cyangwa se ndi umukristu usanzwe. Mfite abana 4, urugo, imyaka hafi 50. Ikirenze ibyo ngibyo, nkunda Bibiliya. Nuko nguko nakisobanura, cyangwa se nuko nawe mbabwiye. Ibindi rero tugenda tubiganira gahoro gahoro, turi mu kiganiro. Murakoze. Hari umuntu ukubonye ku mashusho agira ngo uri nko mu muhanda, ngira ngo inyuma ndabona hari umuhanda. Oya, iyi foto nayifashe muri 2024 i New York, Brooklyn. Ni Port de Brooklyn. Ni Ubu foto. nuvuga ngo uherereye muri Amerika n'ubundi? Oya, ndi mu Bufaransa, niho maze imyaka 21. Nibyo. Ndagira ngo tuhite twinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Sibyo hari Emi? Ni ugufatiraho. Uyu munsi wifuje ko tuganira iki se? Uyu munsi ikintu twaganiraho, Muderi nuko atabikubwiye neza, yakwiye ko akunda Bibiliya. So kuyikunda gusa arayizi, kandi ayiza atarayize mu ishuri nka kumwe abapadiri babyiga Nyakibanda. We ni Roho Mutagatifu wayimwigishirije ubwe. Imana niyo yamwigishije Bibiliya, kuko anayisobanura neza nk'uko nyine Roho Mutagatifu yayigusobanurira. Yego. Noneho ikintu twifuza ko atuganirizaho, hari iriya nkundura y'abatowe ngo baba mu Rwanda no muri diaspora, ariko cyane cyane kuri iriya gahunda ngo yo gushyiraho umupapa mushyashya ku itariki 26 z'ukwa 4 uyu mwaka. Uwo mupapa uzasimbura Leo wa 14, ku buryo ahubwo n'uwo Leo wa 14 azajya aza mu Rwanda gucinya inkoro kuri uwo nguwo hano mu Busanza, kubera ko ngo azaba ari mu Busanza. Yego. Noneho aratubwira, ndabizi neza ko yabyumvise, ndabizi ko anabizi ibyo bintu neza kuturusha. Abidusobanure, anatubwira ukuntu muri diaspora babifata. Yego. Ese muri diaspora naho birahari, cyangwa ni twebwe n'ibintu byacu biri aha ngaha biri lokali? Niba muri diaspora bihari bimeze bite? We ubwe yabiha igisobanuro, aricyo icyo bita ngo ibimenyetso by'ibihe. Bivuze iki ibyo bintu, bivuze iki? Yego. Ngira ngo birumvikana topic muri rusange tujya kuganiraho niyo ngiyo, ariko ndagira ngo nze gusaba Muderi mbere ya byose abanze adufashe. Hari ikintu cyitwa amabonekerwa muri Kiliziya Gatolika, cyangwa se twebwe dukunda kubyita amayerekwa, cyangwa se n'ikindi kinako byose bizana na vision, cyangwa se umuntu yakoresha wenda terme yo mu Gifaransa twavuga vision wenda iri spirituelle. Nagira ngo mbanze mbabaze, ubundi mu by'ukuri amabonekerwa niki ku muntu udukurikiye ashobora kuba atabisobanukiwe neza? Hanyuma ndaba nshaka kuganisha ku mabonekerwa y'umwihariko yaba yarabaye mu Rwanda, by'umwihariko wenda ayazwi cyane n'ay'ikibeho, kugira ngo tuze kugenda tuzamuka gake gake, kuko bano bantu bitwa batowe, ntekereza ntashidikanye yuko ibyo bizereramo, cyangwa se muraza kwihangana terme ngenda nkoresha, wenda ndakoresha iza kirokore cyane ko ntizitandukanye n'ubundi nizo muri Kiliziya. Numva akenshi iyo ubumva baganira, umva bakunda kwifashisha cyane ibintu byerekeranye n'ababonekerwa, cyangwa se n'ukundi kugendererwa bagiye bagira. Ntekereza yuko wenda Kiliziya ishobora kuba itaragukurura ngo ikumve cyangwa se ikwemere. Rero turatangira ku mabonekerwa kugira ngo abantu bayasobanukirwe neza. Kiliziya ifata amabonekerwa gute? Ubundi Bibiliya ivuga amabonekerwa gute, cyangwa se yereka abakristo gute?
ndatekereza neza ko icyo kibazo mubajije ari kinini cyane kinini, Mm, mm, kandi ubwo reka mpere ku murongo twavugagaho muri Yeremiya 17:5, mm, avumwe uwiringira umwana w'umuntu, tubivuge gutyo. mm, mhm, ubwo ni ukuvuga ngo ibyo ndi buvuge birabindera ku giti cyanjye, ariko ubwo wenda namwe hari icyo byabafasha, ariko mm, nimwumvishe ntacyo bibafasha mujugunye hanze kure, kubera mm, ko ndi umwana w'umuntu, ibyo mvuga ari iby'umuntu, kandi Imana yo ihora itubwirisha muri Bibiliya, buri mm, wese ajya agenda ayegera yisomera. ubwo rero iyo dusubiye inyuma gatoya mu gitabo cyo kubara, ubwo ndumva umubare uko bacyita yego. nombre, kubara, hari ahantu bigera Musa cyangwa se Moyize agahuza abantu 70 bakuze, noneho bakaganira bumva icyo Imana ibabwira, noneho baza kukuzuzwa umwuka wera cyangwa se Roho Mutagatifu. Icyo gihe rero hari akana k'agasore kari gahari, karasimbuka karagenda kabwira, nakubwo mu nkambi hari hasigaye abandi babiri, baraza nabo baza kubonekerwa, baza gusenderezwa umwuka wera cyangwa se Roho Mutagatifu. none arasimbuka ajya kubwira Musa ati hari ubwana bubiri bwihaye nabwo ubwo turi mu kubara 11 Mm, bwihaye kubonekerwa. noneho Musa aramubwira ati ugize ishyari se kuko nabo babonekewe? mhm, Iyaba ubwoko bwose bw'Imana ahubwo bwabonekerwaga. Ubwo turi mu kubara ndumva 11:29. Iyaba abana bose b'Imana babonekerwaga. Nanjye rero ntabwo twagombye wenda kwibaza ngo cyangwa wenda batekereza ko ari ishyari ririmo gutuma tuvuga oya. Turifuza ko abantu bose babonekerwa, iyo abanyarwanda bose babonekerwaga byanagabanya ibibazo. Noneho rero kuri iki kibazo cyo kubonekerwa cyangwa se kubonekerwa ni iki? Ni igihe umuntu ahawe ubutumwa cyangwa se igisobanuro cyihariye ku bintu yaratuye abamo. Kuko ushobora no gufata mu buzima busanzwe, hari ikibazo ushobora kwibaza ugahita ubona igisubizo, burya uba ubonekewe. Nubwo wenda utegereje yuko izuba rizabanza rikazima, utegereje ko uzabanza ukikubita hasi ukabira ifuro n'urufuza n'iki kugira ngo uvuge ngo urabonekewe. Oya, ushobora no kugira igitekerezo cyiza kikujemo gisubiza ikibazo wibazaga, ubwo nabwo ubonekewe. mm, ariko noneho uburyo twe tubifata, ndavuga mu buzima bwa buri munsi cyangwa se mvuze ku byo turimo, ni cya gihe umuntu ashobora kuba aryamye, ashobora kuba yicaye, ashobora kuba arimo gusenga, ashobora kuba ubuzima bwe buhinduka. Asa n'uvuga ngo ubuzima wabagamo buri munsi busa n'ubuhinduka, ukajya mu bundi buzima, aho noneho ugahabwa ubutumwa cyangwa se ukabona ibintu bitandukanye n'ibyo wabagamo. mm, Ibyo rero ntabwo ndi buvuge ngo bizaba kuri buri wese, ariko ntekereza ko umubare w'abantu babonekerwa ari munini, ariko bakicecekera, kubera ko gutinyuka kujya kubwira abantu uti Imana yambwiye gutya, burya uba ukomeye, uba uri umuntu wihagararaho, uba uri umuntu ukomeye, cyangwa ufite n'imbaraga zagusunitse zitandukanye n'izisunika abandi. Ariko kubonekerwa, ngendeye kuri ibi ngibi bya Moyize avuga ati yaba imbaga y'Imana yose yabonekerwaga, ntekereza ko abantu benshi babonekerwa. Ahubwo ikibazo wenda ubwo ngubwo wenda turaza no kubibona, ni uburyo noneho bigenda bikoreshwa. mm, Amabonekerwa rero ubwo wenda ndaza kubigarukaho, wenda simbizi, ariko mu Rwanda ngewe mfite imyaka 10, hafi 10 nibwo ibyo bintu natangiye kubyumva. Ukajya wumva abantu bakubwira ikibe barabonekerwa, abantu bagahaguruka iwacu twari dutuye, aho twari dutuye bagakora ibirometero n'ibirometero bagiye i Kibeho. mm, Hari abazaga bakubwira ko hari ibyo babonye, hari ibyo bumvishe, hari ibyo bakize. Ibyo byose ntabwo ndabitindaho, mm, haba harimo ukuri, haba harimo ibinyoma, ibyo ntiwabihagararaho. mhm, Noneho ubwo haza kugera igihe noneho n'iwacu aho nari ntuye, abantu babyinjiramo nabo batangira kubonekerwa. Ukajya wumva babonekewe bakajya mu mikoke, ubwo ndavuga abagatolika, nta nubwo byari abarokore gusa. Bakajya mu mikoke, ukumva babonekewe, ukumva barimo kuvuga, yewe hari n'uwaduteye urwenya, ariko mwe kurufata nk'urwenya kuko ibyo bintu byarabaye, ngo yabonye ngo n'ingurube yambaye ishapure. Ntabwo ari wowe mvuga. abantu
abantu dukomoka hamwe nibumva iki kiganiro ako kantu bazakababwira Mm. cyangwa bazanagashyire muri komantere muzakumvamo ngo ingurube yambaye ishapure kubera iki kubera ko buri wese yumva nyine agomba kwinjira muri icyo kintu cyane abonekewe icyo kintu cyo kuvuga nanjye nabonye ibi nanjye meze nk'abandi ni byiza ko ubwoko bw'Imana bubonekerwa ni byiza cyane rwose tubikomereho ariko rero twumve ko amabonekerwa ari ikintu gisanzwe ntabwo ari ikintu kidasanzwe ni ikintu ntekereza gishobora kuba kiba buri munsi cyangwa se kiba buri saha biterwa n'abantu biterwa n'ibihugu ariko ko abantu babonekerwa nta gitangaza kirimo uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana ibyo ni ibintu tutatindaho muri makeya sinzi nasubije ikibazo babajije cyangwa birumvikana cyane ndumva bisa nk'ibihura nanjye n'ibyo najyaga ntekereza ahubwo wenda akantu gatoya utatubwiyeho kugira ngo yamabonekerwe cyangwa se yamaherekwa abantu bagize yemerwe ku rwego rwa kiliziya watubwiye ngo abantu barabonekerwa buri munsi cyane ariko uravuga uti mu by'ukuri abagira ubutware bwo kubivuga ni bake cyane kuko kugira ngo byemerwe nyine bisaba imbaraga runaka zabisunitse cyangwa se kugira ngo bivuge ni hari imbaraga runaka ziba zagusunitse cyangwa se hari ubundi butware uba wagize bivuze ariko no kugira ngo ayo mabonekerwa yemerwe nabwo haba habayeho izindi mbaraga ese mu ncamake kugira ngo amabonekerwa umuntu yagize yemerwe ku rwego rwa kiliziya bisaba iki? ndasubiza mpereye inyuma kuko ubu mu rwego rwa kiliziya gatolika ndavuga mu rwego rwa kiliziya gatolika amabwiriza ya nyuma ariho avuga kuri ibi by'amabonekerwa ni uko ubu noneho bavuga ko nibajya bemeza ibonekerwa ubwo ndavuga mu rwego rwa Vatikani cyangwa se ubundi amabonekerwa reka ntangire kugira ngo byemerwe ni uko musenyeri w'aho byabereye abyemeza akavuga ati ibi bintu nibyo bikomoka ku Mana ibi bintu bikurikije amabwiriza ya kiliziya gatolika ibi bintu bijyanye na Bibiliya ni ngo hari Bibiliya amabwiriza ya kiliziya gatolika n'uburyo musenyeri wabyumva iyo yumvisha ibyo bintu ari byo niwe none utanga raporo akavuga ati mushobora kubyemeza ni byarabaye ariko ubwo noneho nyuma hari za ankete n'ibindi byose bigomba gukorwa ku buryo bigomba kurangira bavuze bati iki kintu turakyemeje kigiye mu rwego rwa kiliziya y'isi yose urumva ari ibintu bitoroshye ahubwo noneho ikintu kiba ahubwo hari amabonekerwa menshi bakabyita amabonekerwa yihariye cyangwa se revelation prive ibyo ngibyo ni uwanga abantu ni ibintu babona ibintu bahabwa ariko bitareba abantu muri rusange niko navuga ushobora kubyumvikanaho ariko ntabwo biba byabaye ihame rya kiliziya ntabwo biba byabaye iteko rya kiliziya rigomba kugenderwaho ariko amategeko ariho uyu munsi asa n'agabanya imbaraga z'amabonekerwa kuko avuga ko umukristu wumva bitamufasha ntabwo agomba kubitindaho ariko nayo uwo wumva ariko kwemera kwawe cyangwa ari ukubishaka ubitindeho ariko muri rusange ubu itegeko rishyashya cyangwa se amabwiriza mashyashya ni uko amabonekerwa yego ariko ntago ari umuntu yagombye kugenderaho ngo ashyire imbere mu rwego rwo kwemera wenda noneho rero mude nari ngiye kumwunganiraho gatoya nk'ubu twebwe nka gutya ndi umunyamuziki indirimbo hari indirimbo izo bita ngo les chants religieux na chants liturgiques indirimbo zivuga ku Mana zose bavuga Roho Mutagatifu bavuga Bikira Mariya bavuga izo ni religieux ariko indirimbo ziri religieux zose ntago ziri liturgique ntago iyo ndirimbo kuba ivuga ku Mana ntago yose bayikoresha muri liturgia ya misa n'urugero cyangwa ya batisimu cyangwa ya penitensiya kuko urumva hazamo kiriya yaragusobanuriye modere hari ibintu indirimbo ziri personnel nk'ubu wowe waraye urwanye n'umugore wawe nijoro mu gitondo ugahita uhimba indirimbo yo kuguhoza agahinda byaguteye niba wakomeretse ntabwo iyo ndirimbo bavuga ngo ubwo ntibajye bayiririmba mu misa kuko ireba ubuzima bwa buri person ariko hari indirimbo ibiri ijyanye na liturgia imeze iri rusange rwego rwa kiliziya bifitiye akamaro imbaga nyamwinshi igikorwa rusange igikorwa remezo nibyo ari kukubwira n'amabonekerwa ushobora kubonekerwa ibintu bireba umuryango mugari
atari ibyawe ku giti cyawe Mm, gusa. mm, yeah, Eh, yeah, mm. mm, ubwo nkiri aho ngaho rero umuntu twabiganiyeho wanamfashije cyane kuri ibi by'amabonekerwa yambwiye ibintu bitatu. mhm, Wenda namwe nshaka kubabwira. mm, Icya mbere yarambwiye ati iyo ubonekewe bigomba kongera ibyishimo n'umunezero ufite. mm, Icyo gihe ujya umenya ko ibyo bintu byavuye ku Mana. Ni ukuvuga ngo ikintu ukumva uranezerewe, ukumva hari ikintu wungutse, ukumva muri wowe hari akantu kahindutse ariko keza. Atari bya mm, bindi ukanguka cyangwa se uva muri ibyo bintu wahahamutse, umutima wahagaze, urimo mm, gutokesha cyangwa urimo no kujya kuraguza ushakisha inkoko y'umukara. Ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo aho ngaho n'ubundi uba wavangiwe. Ariko ubundi iyo mm, wabonekewe, ikintu kiba kigomba gukurikiraho ni ukumva uri mu munezero, kumva uri mu munyenga. mm, Noneho icya kabiri uwo muntu yambwiye ati ibintu by'amabonekerwa, ubwo ndimo kuvuga ibyo yampaga yego, nk'inama. mm, Ambwira ati ikindi ntibigomba kugukura mu nshingano. mm, Tuvuge nka Emi ubu ngubu asigaye afite umwana, aho kugira ngo agaburire umwana akavuga ngo nabonekewe, agatangira akirirwa yirukanka aho kugira ngo ashake ibirayi n'amata y'umwana. mm, Icyo gihe ntabwo uba wabonekewe, uba wavangiwe. Naho ngo mm, ni ibintu bituma ukomera mu nshingano zawe. Icya mbere biragushimisha, icya kabiri bigatuma ukomera mu nshingano zawe. mm, Noneho rero icya gatatu, ubwo ari naho wenda bigoranira, ari nacyo kibazo Plaisir yabazaga, mm, ni uko utangira kwibaza niba ibyo bintu bishobora kugirira umuryango rusange akamaro. akamaro, mm, Aho rero biragoye kuko rimwe na rimwe Yezu ntabwo ari we watuvuguruza. mm, Rimwe na rimwe hari ibintu ushobora kuvuga bikakubera intandaro yo gucibwa cyangwa yo kwicwa kubera yuko urimo kurwanya inyungu. Rimwe na rimwe ntabwo kuvuga yuko ibintu ubivuze bivuga Imana cyangwa bivuga kuri Kiliziya, mm, ntabwo biba bivuga ko biri mu nyungu zayo. Icyo gihe rero mm, ushobora gusanga bikubereyemo ibibazo. Kandi icya mbere cyari cyo, icya kabiri cyari cyo, icya gatatu nacyo cyashobora kuba cyo. Ariko bigaragara ko abantu bagiye bemerwa mu mabonekerwa nabo byagiye bibatwara igihe kirekire, cyangwa se byagiye bitwara imbaraga za Roho Mutagatifu, kubera ko mm, hari ibyo ishaka guhindura, Imana ishaka guhindura. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ntekereza ko ari umuntu agomba kwirwanirira. Imana ifite imbaraga zihagije, Imana ifite ubushobozi buhagije. Sinzi impamvu umuntu yagombye kurara adasinziriye ngo agiye kwirwanirira. Ubwo ndumva ari aho nawe ngarukiye. Brezil hari akantu mm, utumvise neza avuze, mm, yaravuze ngo mu bintu biranga ibonekerwa rya nyaryo, mm. icya mbere ngo ni uko Nabyumvise ngo icya mbere ni ukuba urivamo unezerewe, ufite unezero. ibyishimo. Icya kabiri ni uko Utava mu nshingano. utava mu ntabwo wumva nshingano. mu nshingano wagombye kuba nyine inshingano zawe zisanzwe. Icya gatatu, icya gatatu nicyo utumvise, mhm, Nacyo ngo hari igihe kiba kibangamiye mm, inyungu zabo uri kubonekererwamo. Iyo mm, yeah, OS uri kubonekererwamo, niba ari mu ADPR mm, bashobora kutabyapuruvinga kuko bibangamiye inyungu zabo, niba nabyumvise Wowe se neza. yego. Ndagira ngo rero noneho tuhite twinjira muri kino kintu twihuse. Aba bantu ari nayo topike twe turiho bitwa abatowe. Mu by'ukuri wumva yuko injyana barimo cyangwa se direction barimo, ukurikiye source yabyo usanga byanze bikunze hari ijwi bumvishe cyangwa se hari amabonekerwa runaka bashingiyeho kugira ngo bajye muri uno murongo. Rimwe na rimwe ushobora gusanga Kiliziya ishobora kuba itarumva neza, nabyo muri biza kubidusobanura niba wenda Kiliziya ishobora kuba hari ukuntu ibyumva. Ariko tukiri aho ngaho nagira ngo utubwire cyangwa se udusobanurire, ese aba bantu bitwa abatowe niba warakurikiranye amakuru yabo, haba hari amabonekerwa runaka bashingiraho bagenderaho muri ino nzira yabo barimo? Njyabo twaganiriye kuko njya nganira nabo cyangwa nganira nabo, ntabwo ndabihakana kuko nzi benshi. Yego. Ikintu bibazo cya mbere cyangwa icyo bashyira imbere cya mbere, harimo amabonekerwa ayo ngayo twavuze twita prive, kuko ntabwo ari amabonekerwa ari rusange. Yego. Noneho bagafata n'amabonekerwa yemewe, ubwo ndavuga Kibeho. Yego. Ariko noneho muri Kibeho bakagiramo ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere bafite kuri Kibeho, bo bavuga ko
ibyo Nyagasani cyangwa se ibyo Bikira Mariya yavugiye i Kibeho Mm. byose bitagiye hanze, Mhm. ko ibyari bifite agaciro cyangwa ibyagombaga gukurikizwa byose Mm. byose babinize babitekinitse bakabibika ntibabisohore. ku bantu batazi sorry gato, ku bantu batazi amabonekerwa yabereye i Kibeho, nkanjye utayafiteho amakuru yuzuye, gake nziho ni uko numva yuko amabonekerwa yose yabereye i Kibeho atari ko yose kiliziya gatolika yayemeye, hakaba hari make yasigaye atarabaye approved. byaba ari byo? Ni ibyo ese ngibyo rwose. ayo ngayo atarabaye approved yaba ariyo wenda abatowe amwe n'amwe muri yo bashobora kuba bashingiraho muri iyo myizere tujya kuganiraho? Aha ni nabyo ahubwo ni naho ruzingiye. Ni naho Hey. ruzingiye no kuvuga ngo Umva. ibyo kiliziya itashatse kwemera Eh. yasuzuguye Bikira Mariya, yasuzuguye Yezu Kristu. Niyo mpamvu igomba kwigirayo kugira ngo noneho abazakurikiza ibyo yavuze, ibyavuzwe muri ayo mabonekerwa batashatse kwemera, noneho bo bajya ku ngoma. Muri make naho ruzingiye. ese burya noneho watwemerera sasa ukadufasha kugira ngo dusobanukirwe, duhereye hasi kugira ngo twumve neza izingiro cyangwa se imizi y'ukwemera kw'aba bantu bo mu batowe aho gushingiye neza. Njye rero muri 2004 nabaga i Butare kuri universite. Mm. Ubwo hari gurupe nayoboraga kominote katolika icyo gihe, noneho hari gurupe y'abantu basengaga, twari dufite amagurupe menshi asenga kuri Yego. universite y'abagatolika, abakarismatike, abaregiyo, hari za neo katekimena, hari amagurupe menshi. Yego, Noneho rimwe, ubwo ntabwo ndibuvuge amazina, byo ntayo ndibuvuge, nta kibazo. umuntu aza kundeba arambwira ati rero twavumbuye ubutumwa burimo kuva muri Tanzania. Mm. Ati kandi twatekereje nawe dusanga ibyo bintu wabigiramo akamaro, wagombye kuza ukadufasha. Ndamwazane se ubutumwa bugenda bute? Mm. Ariko kuko icyo gihe n'ibintu by'amabonekerwa kubimbwira twari burwana, ahubwo nkaguca n'akaboko. Ndamubwira nti wapi. Uwo Mm. muntu wari uje kundeba. Ubwo noneho iyo gurupe yarakomeje Mhm. iza guhura n'abangaba b'intoranwa. Mm. Ubwo ni igice kimwe nyine cy'abantu babonekerwaga kandi bafite ubutumwa bwihariye ku Rwanda, ariko kiliziya ngo idashaka kwemera. Mm. Ubwo noneho abatowe nabo baje muri uwo mujyo. Yego. Ubwo baza bafite umugambi ukurikira wenda kuko ariko ubwo bitangira icyo gihe muri 2004, ntugire ngo ni ibya vuba. Yego, yego, yego. Noneho muri uko gushaka kuko ibyo Yezu yavuze cyangwa se ibyo Imana yavuze bijya mu bikorwa, niho noneho bagiye batangira kugenda bareba abantu bagatekereza bati wenda turebe nka Emi wabyumva, turebe nuwa ngo babanza gukora ku buryo bagenda bafata umuntu. Mm. Nyuma y'aho interineti iziye, Mhm. bafungura YouTube. Iyo YouTube noneho yo ni 100% nyine kuri ubwo butumwa. Iyo YouTube Yego. ntabwo mvuga iyo ariyo, ubwo murayizi, ihitisha amanuza ubwo butumwa. Mhm. Ariko icyo kintu nyine cy'uko hari ibintu bibiri, ubwo ndavuga mesaje ebyiri bagenderaho. Mm. Icya mbere, ubwo wenda ndaza kubigarukaho hasi gatoya, icya mbere ni uko u Rwanda ngo rwatuwe, ntabwo ari ngo niko biri, rwatuwe Kristo Umwami. Mhm. Icya kabiri, Bikira Mariya ararugenderera. Mhm. Ibyo ngibyo mu mabonekerwa bafite ari prive, kuko ntayo dufite ahagaragara. Mhm. Ni uko ari ubutumwa bwari bwihariye Imana yari itanze ku Rwanda, noneho uyu munsi ikaba igarutse kugira ngo noneho ikomereze kuri icyo gihugu yagizwemo umwami. Mhm. Ariho habera, ubwo rero perezida arabyumva kurusha Emi, milenarisme en fait niyo igomba kubera. Yego. Donc milenarisme ni iki? Ni ukuvuga ngo ibyanditswe mu byahishuwe niho bigomba kubera. Yezu akaza akima ku ngoma kubera ko ari Kristo Umwami w'u Rwanda. Mm. Akaza akima ku ngoma, noneho abatowe n'abandi bose bakamugaragira, bakamufasha noneho gukwiza kiliziya ku isi yose bahagurukiye mu Rwanda. Rwanda. Muri make izo mesaje ni izo ngizo. Iyo babinganiriza, niyo naho twahuriye hose bahitaga bambwira bati
kuvuga ko wabonekewe imana yakubwiye iki ku Rwanda? Ni ukuvuga ngo ni ikintu muri bo gikomeye. Ubwo nanabivuga nihuse n'ubundi tutaza no gutinda, ku buryo hagati iyo uganira nabo hagati y'ikintu cya patriotisme na religion rimwe na rimwe birakugora kubitandukanya. yego Donc uribaza ese aba bantu ibyo barimo kuvuga ni Bibiliya ivuga cyangwa barimo kubivuga nk'abantu bafite izindi nyungu zifasha hano ku isi? Ibyo ngibyo nyine biragora, ni nabwo buhanga bwa Bibiliya. Buri wese ni igitabo asitaraho iyo atitonze kikanamurangiza kurusha uko kimugirira akamaro. Ariko muri make nihuse, ikibazo umusingi ni uko Kristo umwami ari umwami w'u Rwanda, we na Bikira Mariya bagomba kwimikwa mu Rwanda bagahabwa umwanya wihariye. None muko guhabwa umwanya wihariwe akaba ariho Imana izatangira ica urubanza, noneho isi ikabona ubugira amahoro, isi igenda neza, ariko byose bihagurukijwe mu Rwanda. Ngira ngo ugiye ukunda kumva abapasiteri ku ruhande bavuga ububyutse buraje kandi buzahagurukira mu Rwanda, ubuhanuzi buvuga ko ububyutse buje buzahagurukira mu Rwanda. Ngira ngo ukunda kumva hari n'umuntu uherutse kwandika igitabo byananyuze kuri TVR, avuga yuko inkuge n'ibiki byose byavumbuwe mu Rwanda. Donc ni ukuvuga ngo biri muri uwo mujyo, n'abatowe bari muri uwo mujyo. Mbese u Rwanda ni Isiraheli ya kabiri, mbivuze ku buryo bworoshye ngaba bato. U Rwanda ni Isiraheli ya kabiri, nako rwasimbuye Isiraheli. Kwa Theo Kwezi TV hari umusaza bajya bakorana ikiganiro, nawe wavuze ko Adamu na Eva nabo nyine baturutse mu Rwanda. Hari ukuntu hari ibiganiro bibaho bimeze gutyo, hari umusaza bajya bakorana ibiganiro bivuga gutyo. Hanyuma rero tugaruke kuri kino kintu cyitwa cyangwa se tugaruke kuri iri zina ngo abatowe. Mu by'ukuri iri ni ijambo rifite ubusobanuro, byanze bikunze nyine baratoranyijwe cyangwa se bakuwe mu bandi, cyangwa se hari umubare w'abantu benshi bo baratorwa, ariko igisobanuro cyimbitse batowe mu biki? Aha nari kuza kuhagera ku mpungenge mfite, ubwo ndihuse. oya nta kibazo, reka mpite bivuga nihuse. Ngo mu bibazo nyine bituma wenda n'iki kibazo kigorana, ngenda ndavuga ku giti cyanjye kingora, ni uko ubona badashaka gutanga ubutumwa rusange. Baba bashaka kuganiza umuntu ku giti cye. Ni ukuvuga ngo hari umuntu bareba bakavuga ati uyu nguyu tugombe tumugereho tumuganirize, ntago ari ubutumwa rusange. Kandi njye munuza mu bintu biri hano iyobokamana, niba ikintu kitavuzwe muri rusange ni uko bwabyo giteye ikibazo. Kuko ubutumwa bw'Imana ni ubutumwa nyine, ni kimwe n'umwuka, ni kimwe n'imvura, ni ibintu bya buri wese. Icyo bikoza ni ikindi, ariko ubutumwa ni ubwa buri wese. Wenda uzumva wenda bafite nk'amazina bitana ba Cyuzuzo, bafitemo papa, bafitemo ba mama, bafite iki, ariko ibyo byose ndi ukuvuga ngo ni ibintu ushobora kumenya ibisobanuro byabyo winjiyemo imbere. Ukuvuga ngo ubanza winjiremo kugira ngo umenye ibisobanuro. Ubwo rero nijya no kugusobanurira ndaba nkubeshye, ariko icyo nzi ni uko mu mazina bakoresha harimo za Cyuzuzo, harimo abatowe, harimo papa, harimo mama. Ibyo byose ariko ni ibintu nyine udashobora kubona igisobanuro kuko uri inyuma. Niba urimo imbere bazakubwira, ariko ubona ko niyo uganira n'abantu barimo, iyo atangiye kukubwira ibintu akumva uramucaranginze, muhitamo abanzi, cyangwa se akagushyira kunuza kuri lisiti, ubona ko akureba nabi. Rimwe na rimwe mwanahura ukabona atanagusuhuza kubera ko wamwumviye ubusa. Ni nk'uko wajya gutereta umukobwa yamara kukwima, nyuma yaho ntabwo mwongera kuganira kimwe. Yego. Birumvikana cyane. Hanyuma aba bantu bamaze gushinga ino muvuma, cyangwa se bamaze kwinjira muri iyi myizerere imeze gutya, mu by'ukuri usanga bizera yuko ari abanyarwanda bose bagomba kuba muri uno mubare w'abatowe se, cyangwa usanga bavuga yuko wenda n'abanyamahanga bawinjiramo?
icyo kibazo rero ubajije icyo nsa n'ufite igisobanuro kuko nta ibintu byabo nyine bisa n'ibifunze ukuntu, Mm, ariko nugendera ku byo Bibiliya ivuga mu byahishuwe ntago niyo ndimo kubivuga gutyo ntabwo ariko mbyemera mu byitondere, njye ndimo mm, kuvuga uko byanditse mu byahishuwe kuko ari mm, ibyanditse n'ibyo umuntu yumva biba bitandukanye, hari ibyo mm, usoma hari n'ibyo wumva. mm. Ubwo wenda n'umuntu utarumva icyo mvuze aze gusoma Izayi 29 ndumva ari umurongo wa 11, niba ushaka uhasome Yego. uhere ku wa 10. Izayi 29 umurongo wa 10 ugere nko kuri 12 ushatse wahasoma. Mm, mm. Mwebwe Izayi muvuga makumyabiri Ezawu. n'iki- Yesaya. Esayi 29 umurongo wa cumi umurongo na rimwe nta ntibeshye. 11 haravuga ngo kwerekwa kose kwabahindukiye nk'amagambo yo mu gitabo gifatanishijwe ikimenyetso. Ibyo bagihaye umuntu wigishijwe bati soma iki gitabo, akabasubiza ati simbasha kugisoma kuko gifatanishijwe ikimenyetso. Komeza umurongo ukurikiyeho nawe uvuga nta Ma- kibazo. maze bakagiha utigishijwe bati soma iki gitabo, akabasubiza ati reka da sinigishijwe. ubu ni utigishijwe. Umwami aravuga ati kuko aba bantu banyegera bakanyubahisha akanwa kabo n'iminwa yabo, ariko imitima yabo bakayishyira kure, no kubaha banyubaha akaba ari itegeko ry'abantu bigishijwe. Nuko rero ngiye gukora umurimo utangaza muri ubu bwoko. Ni umurimo utangaje rwose kandi ni urujijo. Ubwenge bw'abanyabwenge babo buzarimbuka, n'ubuhanga bw'abahanga babo buzahishwa. Urakoze cyane. Amen. Mm, Kuko igitumye nari mvuze aha ngaha ni ukuvuga ngo hari ibintu dusoma na Paul abigarukaho. mm, Izi nyuguti zirica, sinzi impamvu abantu batinya kubyemera. Zirica kandi zamaze benshi kandi zamara benshi. mm, Ntabwo ari niyo ndimo kuvuga ngo basoma mu byahishuwe ko hazaba imyaka igihumbi, iyo myaka igihumbi ubwo wibazaga niba abanyarwanda bose bazaba bayirimo. Igisubizo ni mm, oya, kuko no mu byahishuwe bavuga ko ari bakeya bazaba barimo mm, gukorana n'Imana. mm, Bagendeye kuri ibyo byanditse mu byahishuwe ntabwo ari abanyarwanda bose. yego. Noneho icya kabiri cy'uko abanyarwanda bizaba bibareba aho bazajya ku isi yose, ibyo nabyo ni bya bibazo nyine byo gusoma. Urabona wenda nko muri wenda mfashe nka Ezekiel n'ubigarukaho kenshi na Yeremiya bigarukaho kenshi avuga ati zabavana mu bihugu mwatataniyemo nzongera Mm, mbagarure. Yewe no muri mm, mu ntangiriro 28 guhera kuri 16 na ntibeshye mm, uzamuka hariya Yakobo yari amaze kuvuga ati burya aha hantu naryamye hari Imana. mm, Mbere yaho gatoya rero kuri ryabo yari aryamyeho, mbere yaho gato Imana iramubwira iti nzakugira ubwoko bukomeye, abantu bawe bose aho bazaba baratataniye hose hose nzongera mbagarure kuri ubu mm, butaka. yego. Icyo kintu rero abantu bakigenderaho nyine bakavuga ati ubwo abanyarwanda, ubwo ni nayo mpamvu wenda mbona abantu bo muri diaspora ibi bintu bibafata. Ni uko Mm, ubwo buhanuzi nyine buvuga ko aho batataniye hose bazongera bakagaruka kuri ubwo butaka cyangwa se bagagaruka mu Rwanda. Ibyo bintu mm, birabafasha. Ibyo mm, bintu birabafasha kubera mhm, ko nyine baba bumva yuko bibareba, bisubiza agahinda bafite cyangwa ibibazo bafite. Ariko mm, ibyo ngibyo ntabwo ari imisomere ya Bibiliya, iyo ni imisomere yacu nk'abantu. mm, Kugira ngo rero n'aba ngaba bagenda bahanura bahanura aho abantu baba muri za diaspora, njye ni ibintu menyereye, ni ibintu nabonye muri za 94, 95, 96, mhm, 97. Ukumva umuntu arimo guhanura avuga ati ubu ngubu muretse gatoya 15 z'ukwa gatanu Bikira Mariya azakora akantu, mwe muretse mm, gutaha, mwe muretse kuva aha ngaha. Ariko ibyo mm, byose urumva ni abantu kubera ko umuntu adashaka wenda ko mu muvi iruhande aho yahungiye agasohora mm, ubuhanuzi bumeze gutya, kandi mm, abikuye muri Bibiliya cyangwa se abikuye muri ibyo byose turimo tuvuga. Muri mm, make y'abantu barananijwe, baratagangajwe muri uko gutagangara kubera ibibazo binyuranye by'isi, ibyo twishyiramo cyangwa badushyiramo. Hari ibibazo twe twishoramo, hari n'ibyo abantu badushoramo, ibyo nta kundi. mm, yego. Bikarangira umuntu noneho akagucunga agahita abona ko wamaze gucika imbaraga z'umutima, ubundi akakurangiza akoresheje ibintu by'ubuhanuzi ariko bidafite ikintu
mu by'ukuri bishingiyeho. Tugiye muri Bibiliya, Imana itubwira neza ko, nako Yesu atubwira neza ko bazakubwira ko ari hariya, ko agiye guhagurukira hariya, agiye kugera gute, ariko ibi byose ntimuzabyemere, iyo ni Bibiliya. yego Sinzi impamvu rero uyu munsi twebwe Abanyarwanda dushobora kwicara tukumva ko Bibiliya none igiye guhinduka kubera ko ngo Muderi yabonekewe cyangwa abandi bantu babonekewe. Ibyo ntabwo ari uko nguko mbyemera uyu munsi. yeah. Muri ibyo rero bindi birimo mu byo bemera, ubwo wenda mbivuzeho gatoya, Mhm. harimo icyuko ari nacyo nashwaniye nabo rwose. Icyo ngicyo twarashwanye burundu turesurana cyangwa se twambikana ubusa. Harimo ibyuko mu Rwanda hazasigara abantu babaho batagira icyaha na kimwe. yego Ubwo rero kuba udafite icyaha na kimwe ntabwo mbizi, ntabwo bindeba. yego Nta n'uwo nje kwirataho ko ntagira icyaha, nta n'uwo nje kwirataho ko ntariho gikora, nta n'uwo nje kwirataho ko ejo ntazagikora. Ni nacyo kingira umuntu, ni nacyo gituma nubaha Imana mu gaciro kayo, kuko yirera ngende umuntu. Nta na rimwe nzigera mba Imana, nta na rimwe nzigera nshaka kuyigereranyaho. Icyo ni ikintu cya mbere bashyira imbere. Ubwo bafite uburyo nyine bagucurangura, bababwira uti wabaho gute udakosa, ibyo se antibiburike, bakakwereka aho biri muri Bibiliya, nawe ukabereka ibindi bivuga ibinyuranye, bikaba birebire. Icya kabiri, ubwo wenda umuntu yakongera akibazaho nkiri kuri iyi gurupe, ni ukundi umukristu gatolika yava akagera arangwa no kubaha. yego Ntabwo ari uko padiri tutumvikana biratuma mva mu kiliziya ntazasubira mu misa. Oya, padiri nubwo tutakumvikana azakomeza abe padiri kugeza igihe bazamwimurira. Sinange uzanamwimura, sinzajya no gusaba ko bamwimura kuko ntatenge umushinzwe. yego Ariko padiri nawe nagira ikibazo na musenyeri, n'ubundi azakomeza bahe musenyeri. Na musenyeri nta kibazo kirano na papa, azakomeza bahe papa, ku buryo papa namubwira ati ndanaguhagaritse azahagarara. Aha rero iyo umukristo atangiye kuvuga ati ngewe ibyo kiliziya ivuga cyangwa ikora simbyemera, ese icyo kintu cyo kwicisha bugufi dusabwa, cyo kwicisha bugufi imbere y'abatuyobora, baba ba leta cyangwa se aba kiliziya, ese iki kibazo cyo ntabwo twakibazaho? Nanone ubwo ikindi wenda umuntu yakibaza muri ibi ngibi n'ikibazo ubwo mu bibazo kiliziya gatolika ifite ku isi. Mwarokoreho mwaraducitse mu kuwa gatatu, mwatangiye mudukosora mutugorora, none mwakubye gatatu. Ni ikibazo. Ubwo sinzi mu kinyarwanda mufite ijambo ribu ikoresha icyo bita abido confiance, muri ribu baryita ngo iki? amererwa mu mashuri. nanjye ndashaje ntawe mperutse vuba. Igifaransa kiratunaniye. Sinzi uko navuga, ariko naho ngo iyo ushyizeho ikintu cy'ubuyobozi, ushaka gushyiraho ubuyobozi, ukaba ufite amakipe akora gutya afunze, ibintu biberamo bimeze bite, birangira bite? Kuko hano ntavuze na hano, twanavuga muri rusange, tuzi abantu bagiye bafatwa ku ngufu, tuzi abantu bagiye bibwa imitungo, tuzi iki kubera iki? Kubera ibi bintu byo kujya ahantu hatagaragara cyangwa batari mu bintu bigaragara, batari mu bintu bifatika, bifite aho bibarizwa. Ubwo ariko wenda mu cyumweru gitaha bizaba bifite aho bibarizwa, kubera ko 26 izaba yageze. ariko bazamwimika ku mugaragaro papa. Ariko mude nari ngiye kukubaza ikibazo, buriya ntidushobora kubibeshyaho. Nagiye mbibona no muri komanteri, kandi bafite rezo, ugasanga aribo bafite rezo. Koko ngiye kuguha urugero. Urabona kiliziya imaze christianisme imaze imyaka 2026, perezida urabyemera? Kandi muri geography no mu mateka twize ko isi yo imaze igihe kinini cyane. Imanite imaze igihe kinini cyane. Ubwo kandi igihe Yesu yaziye kugira ngo batangire kuvuga christianism, hari ukundi kuntu ibintu by'iyobokamana byari byitwaje, bya judayisme, ibintu by'abafarizayi n'abaki. None igihe Yesu yaziye yarabisenyaguye nyine abihindura zero. Noneho agiye nibwo bahatangiye kuvuga ama institution yandi
atari bya by'abafarizayi n'abasaduseyi hatangira kuvuga nyine christianisme nayo irimo ibintu byinshi bitandukanye, eglise catholique romaine, orthodoxe, protestantisme, abadive, abadivantiste n'abandi. Mude uri kubyumva ko yari ama institution, ndimo kumva. kandi nabwo yezaza hari ama institution yasanzeho arayasenya. Ubwo ntabwo twavuga ko abantu bacunze Yezu agiye bakongera bagasubizaho institution ariko zitwa andi mazina, ukazasanga nk'ubagarutse n'ubundi yavudukana abantu bari muri izo institution. Ubwo aho nahita nkubaza, ubwo kiliziya Yezu yashinze ari iyihe, kugira ngo kugira muri izi ngizi nyine zihari, kuko zimaze kuba nyinshi ama institution. Uri kubyumva ikibazo ndi kubaza? Urumva ngewe ntabwo nzi niba perezida yacyumvishe, nta kiro formule twumve. nge ntacyumvishije, ahubwo wenda ngewe mfite ukuntu kiliziya inyumva. Kiliziya tugiye muri rwa rurimi, iryo jambo ryaturutseho ngira ngo ni ecclesia, mu gifaransa bikaba eglise, hanyuma mu cyongereza bikaba church. Ahari nibyo mukomeze ndimo kumva. Okay, icyo naringiye rero naringiye kongeraho, warashaka kutubwira ngo ubundi kiliziya Yezu Kristo yasize y'ukuri ni iyi, cyangwa se eglise Yezu Kristo yasize y'ukuri ni iyi. Ngira ngo nicyo ashatse kubaza, kuko we aravuga ngo ubu ngubu hasigaye hariho za kiliziya nyinshi cyangwa se za eglise nyinshi. Aravuga ati hariho abaprotesta, hariho abadive, hariho kiliziya katolika. Donc we ntekereza ko ubwo ni nk'afashe amadini atandukanye yose, avuga yuko abayasengeramo bose bagenda bavuga yuko ari za kiliziya. Kandi bose bavuga ko ari bo, buri wese abavuga ko ari uzi Yezu by'ukuri. Yego, hanyuma ukanavuga uti mu by'ukuri kiliziya katolika niyo kiliziya Yezu Kristo yasizeho. Ariko noneho ubaye nk'umunyeshuri urabajije Mudero uti mu by'ukuri wowe ubona kiliziya ya nyayo Yezu Kristo yasize ni iyihe, ko mbona byagiye byivanga? Ariko dusubiye inyuma ho gatoya, wari wabanje no kubaza uti ariko buriya ntidushobora kuba abantu turimo tubakondana bitwa batowe, nyamara koko Roho Mutagatifu yarabagendereye, cyangwa se niba ari Bikira Mariya wabagendereye, wenda ntabwo muratubwira neza amabonekero bagize, niba yaratuze kuri Bikira Mariya cyangwa Roho Mutagatifu, wenda n'ibyaba ari ukuri tukaba tubatera amabuye, kandi mu by'ukuri inzira barimo ariyo twahombye kubayoboka. kuko Yezu agihari ntago eglise catholique romaine ntiyabagaho, na orthodoxe ujya ubyumva, na protestantisme ntiyabagaho, n'abadivine n'abangirikani ntibabagaho. Babagaho agihari, si bifite igihe byatangiriye idini ry'Abayahudi, judaisme, ni ukuvuga kandi madini ariko wenda y'ibigirwamana cyangwa se n'ibindi. na kwa kundi batubwira ngo uri kuri Petero, bavuga ngo uri Petero, kandi ngo uru rutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye, ariko ntabwo yavuze izina ryayo. Nyine njye ndi kumubaza ari iyihe, kuko nk'uko n'ubundi icyo gihe yaje abantu bamaze imyaka myinshi cyane ibyo bemera, bafite ibyo bemera kandi utabyemera bakakwica, bakakumerera nabi. none nawe yaraje, ahubwo noneho babandi bamereraga abandi nabe abamerera nabi, ariko nyuma yaho nabo bamumerera nabi. Twabwirwa n'iki ko ibingibi ari byo abatowe barimo atari byo, atari ukuri cyangwa se ari byo, cyangwa ibyo twebwe turimo ari byo bya Yezu yasize, ibyo tumazemo igihe niba ari byo Yezu yasize. ngira ngo iki kibazo gishobora kuba kiremereye cyane ukurikije ukuntu akibazanyije umutima ubabaye. Emi ni umurwanashyaka ukomeye cyane, niyo mpamvu bazi ibibazo nk'ibi. Mpereye inyuma, Emi aheruka gushaka umugore, wabanjije gutuka cyangwa gukubita abagore b'abandi kugira ngo mushake? Oya, ntekereza ko umuntu wese afite uburenganzira bwo gufungura idini, nongeyeho idini. Nta mpamvu n'imwe yagombye kuza umuntu gufungura idini yumva bishaka cyangwa bifite ubushobozi cyangwa bifitemo umuhamagaro. Ndumva rwose nta muntu wagombye kubyibazaho. Nko gufungura idini, ndumva buri wese afite uburenganzira. Noneho ku kibazo ari naho bigoreye, wenda ikibazo ubundi icyo twita kiliziya ni iki. Ubwo ngenda akoresha ijambo itorero, cyangwa navuga itorero mbere na mbere ni umutima wawe.
Mm. iyo niyo kiliziya y'ukuri, iyo niyo kiliziya Yezu ashaka, iyo niyo kiliziya Yezu ashinga. Icya kabiri, nufata babiri batatu bamaze kwakira Yezu, abo ngabo nyine n'ubundi bagize kiliziya muri rusange. Ariko nimvuga kwakira Yezu ntabwo ari byo ibi ngibi nyine byacu by'imihango, no, twasohotse mu mihango. Mm. Ariko kiliziya y'ukuri 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 ni Yezu Kristo ubwe. Mm. Yezu Kristo ubwe ni ukuvuga, turimo kuvuga izina rye, turimo kuvuga inyigisho ze, turimo kuvuga ijambo rye, turimo kuvuga imihango we yategetse, aho turimo kuvuga kiliziya. Ubwo rero utundi twose nyine two ku ruhande cyangwa ibindi byose byo ku ruhande ntubimbaze, ubwo twinjiye muri politike, twinjiye mu bibazo by'imbaraga, by'ubukungu n'ibiki, ibyo ni ibindi bindi. Ariko kiliziya yo, ntuza, ntabwo ari ntuza, ni umuhanuzi Eliya yigeze kwikonkumura, arimo kuvuga ati rero urabona abantu bose rwose barashize, Barashize. n'ingewe wari usigaye, n'inge mugabo hano. Imana iramubwira iti genda wicare uruhuke Mm. ukomeze ibyo urimo, ariko njye mfite ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Barapfukamira Bali. Mm. Ibyo bihumbi 7 by'Imana nta na rimwe tuzigera tubimenya, kandi n'uyu munsi birahari, kandi n'uyu munsi Mm. birakora. Abo rero nibo ngiyo kiliziya. Abo ngabo bakora hirya mu kinyegero utazigera unamenya muri ayo matiku, muri ibyo bibazo byose, cyangwa mu byo kuvuga ngo bakeneye kwitwa amazina ya naya cyangwa gufungura ibi n'ibi. Mm. Ngiyo kiliziya y'Imana. Kiliziya y'Imana, ubwo wenda uza no gusoma muri Izayi 2, no, 4, 5, 4, 5, 4, 5 ushatse wahasoma 4, 5 ushatse wahasoma. Mm. Izayi 4:5 haravuga ngo kandi Mhm, hejuru y'ubuturo bwose bwo ku musozi wa Siyoni no ku materaniro yaho Uwiteka azaharemeraho igicu n'umwotsi, mhm. niho ku Niho manywa niho nibyo. n'umuriro waka ku manywa n'umuriro waka ukamurika nijoro, maze hejuru y'ibyubahwa byose hazabeho igitwikirizo, kandi Ngibyo. ku manywa hazabaho ihema ryo kuzana igicucu bw'icyokere riba ubuhungiro n'ubwugamo bw'ishuheri n'imvura. Ngibyo rero, ngibyo ni ukuvuga ngo ahantu hari icyubahiro cy'Imana haba hasakaye, ntabwo ushobora kuhamenya. Mm. Haba Mm. harinze, ntushobora kuhamenya. Icyo cyubahiro cy'Imana ntabwo uzagisanga mu mazu, ntuzagisanga muri izo ntuza turimo tuvuga, izo institution wavuze, oya. Ibyo ni ibindi bifite akamaro, ariko noneho mbigarutseho gatoya, akamaro kabyo cyangwa se icyo bitumariye. Nigeze kukubwira ngo Imana yansanze hafi y'ikidendezi. Urabona uriya muntu muri Yohani 5 wahoraga yicariye mu ntuza hafi y'ikidendezi, ngo yarabuze umuntu umunagamo, ngo abandi bose bakaza bakamutanga kujyamo, abaje bose bakamutanga kujyamo. Ariko yari yicaye ku rusengero, yari yicaye hafi y'icyo kidendezi, niho Yezu yamusanze. Natwe rero, kiliziya cyangwa aya mazu cyangwa izo institution tuzicara iruhande, tuzigume iruhande, ntazabura igihe amazi y'ibirindura Imana ikagutwaramo. Mm. Yego. Kuko bifite akamaro, ntabwo bavuga ko bidafite akamaro, ahubwo waba Mm. wibeshye. Mm. Ariko nabyo cyangwa na bene byo, ubwo wenda emi warabyumva kundusha. Mm. Kera abapadiri basomaga misa bateye umugongo abakristo, kubera iki? Kuko nabo bashakaga Imana, Mm. nabo bari bakeneye kuko babona urwo rumuri rw'Imana. Ndumva rero twese turi mu nzira, yaba n'uwo nguwo turimo gutekereza ko yabonye ubuyobozi, twese turi mu nzira. Naho Yego. rero umuntu washaka gufungura idini cyangwa cyangwa se gufungura ikindi kintu, ntabwo numva impamvu agomba gukubita mugenzi we cyangwa kwirirwa avuga ngo mugenzi we yarayobye. Yafungura ibyawe ubyinjizemo abantu uko ushaka. Ariko njye ntabwo ndimo kubona uyu munsi ndimo kukubwira ngo ADEPR bakora ibi n'ibi barananiranye. Ibyo ntabwo ari ibibazo byanjye. Mm. Nta nubwo ejo nzaza nkubwire ngo abagatolika barananiranye bakora ibi n'ibi. No, ibyo si ibibazo byawe, ahubwo urimo no gusenya bagenzi bawe mwese muri ku rugendo rumwe. Mm. Ahubwo ufite n'imbaraga zituma babwira uti reka dukore dufatanye, rwose birimo. N'aba rero baramutse baje bakavuga ati natwe turashaka gufungura ikintu cyacu, mudufashe, ndumva nta kibazo kirimo. Ariko ntabwo ari ngombwa kwirirwa uvuga yuko papa kamunaniye, kwirirwa utubwira ko karidinali kamunaniye kuko atavuze ibyo wifuza. Ibyo ndumva atari ngombwa cyane. Ibyo ni ugusenya kurusha kubaka. Ariko Mm. niba wumva Imana we muri kumwe, ufungura idini ryawe ukomeze. Ariko idini ritandukanye n'itorero, nta n'icyo bipfana, nta naho bihuriye. Mm. Ndumva aricyo nawe mvuzeho gutyo nihuse.
yego mu by'ukuri mu magambo makeya mwunganiyeho gatoya kuvuga kiliziya twebwe imvugo dukoresha tuvuga imvugo itorero tuvuga itorero cyangwa se kiliziya nkurikije uko yabivuze rero yavuze ko itorero cyangwa se kiliziya iri mu buryo bw'umwuka iri mu buryo buhishe butagaragarira amaso banza ukosora aho ngaho muri monde academique icyo bita idini n'itorero uzi kubitandukanya kugira ariko ibyo wari ugiye kuvuga urahita ukomeza hari icyo bita les 5 grandes religions du monde christianisme ni religion ni idini hari na judaisme na islam hari na babandi batemere babata harya bitwa gute ubundi nesha atheiste nyine n'ubundi hinduisme ubundi ni batanu noneho izo ni religion nicyo ubundi ngo niyo dini noneho idini niryo rigenda rizamwe amatorero ari ni nkuko bafata ensemble yitwa idini christianisme bira byose les églises nyine ngo adventiste catholique romaine orthodoxe protestantisme byose biri mu idini rimwe ryitwa christianisme tubyumvise none itorero mwebwe nyine muri ADPR ni itorero oya ntago ariko yavuze uko yavuze ngo kiliziya yavuze ngo kiliziya mu yindi mvugo ni itorero sibyo none itorero rigizwe nande rigizwe nawe sibyo nanjye plaisir cyangwa se n'undi muntu utuwemo na Yezu Kristo kandi akagendera mu mahame yo nkuko bikwiye juste nyine ndi kubyumva yavuze ngo twebwe tureke kugarukira kuri ibyo bintu by'ibizina by'ama institution biri politize ikiliziya ya Yezu ngo ni umutima ni mu nabyumvise none ensemble y'abantu bameze batyo rero nibo baforma icyo twita kiliziya sibyo hari nibyo none abo bantu rero bameze batyo sibyo abo bantu bameze batyo ashobora kuba wenda byo ntiyabyongeyemo ariko wenda araza kutwunganira ashobora kuba wenda asengera muri kiliziya katolika akinjira muri kiliziya sibyo wenda ntaza kujya kure nk'iki ibyo yavuze ariko ntibivuze ko abantu bose basengera muri kiliziya bahurira muri misa buri cyumweru ntibivuze ko bose bari muri kiliziya yindi yatubwiye ya Yezu sibyo ariko muri ba bantu bari muri institution bajya muri misa bakajya bagahurira muri ya makorano atandukanye bamwe bakaba ari abakarismatike abana akaba ari iki muri abo ngabo bashobora kuba harimo bakeya bari muri ya kiliziya ya Yezu yego sibyo iyo kiliziya ya Yezu rero ntifatika ntigaragara urumva ahubwo roho mutagatifu ngira ngo ni nawe ushobora kumenya connecting ni ushobora kumenya bari muri iyo kiliziya nshobora kuba ndi muri katolike wowe uri muri ADPR ariko twese iya Yezu tuyirimo ariko tuyishakira ahantu hatandukanye ariko umuntu ashobora kuba ari muri ADPR cyangwa muri katolike ariko atari muri ya kiliziya we ari muri institution gusa ndabyumvise urabyumvishe none dore akantu gakomeye none modeli buri gihe modeli atuma amenya ubwenge niyo yatumye menya na Bibiliya kuyumva hari ukuntu Bibiliya ubona harimo ibitabo byinshi kandi icyo kibazo kibaje na wa musaza jo bundi François nari ntaracyubu ubu nibwo mbyumvise dore nk'urugero najyaga nibaza bavuga ngo les pays ouest na eastern na western countries nyine yurebye hari umuntu ukubwira ngo yurebye ku ikarita y'isi ngo bitandukanya na Meridian de Greenwich ariko wareba gutya ibumoso ukajya usanga harimo ibihugu nyine hakaba yari nk'ibirasirazuba cyangwa handi ari burengerazuba ariko ugasanga ibyo bita muri western ugasanga hari ibitari ugendeye kuri ibyo bya Meridian de Greenwich ukabona hari ibitarimo nyine nabibaje ChatGPT irambwira ngo ni ibintu bumvikanyeho ngo bitewe n'ibintu bahuriyeho tuvuge nk'ibihugu bihuriye ku cyo nko kuri demokarasi hari ibihugu bigendera ku kintu cya demokarasi nka za Amerika Ubufaransa n'ibindi urabizi bikavuga ngo twe twitwa western countries ibindi bigendera kuri communism urukumva ko ni ikintu kidafatika nibyo nyine ndi kubihuza n'ibyo avuze urumva kiliziya ya Yezu ni ku mutima n'izo ndangagaciro za Yezu none ikibazo hano kivukira rero wenda aribuze kudufata modeli ni ikibazo kivukira ni uvuga ngo umuntu ashobora kubyuka mu gitondo
agendeye ku myizerere runaka cyangwa se ku byo ashingira muri bibiliya wenda ashaka kuyobya abantu cyangwa se bitewe wenda n'amarangamutima ye agafungura idini noneho yarifungura akahita ababwira ngo iyi niyo kiliziya ya nyayo akabyitirira nk'uko wenda uwitwa Martin Luther ashobora kuba yaravuze ati ibi bintu kiliziya katolika romene yazanye n'ibiki harimo ibintu n'ibi by'ubuyobe hariya hirya akataza ahantu bagendeye ku byo yashingiyeho bakavuga ati niyo kiliziya ya nyayo ni ukuvuga ngo abantu bose bagiye bafungura ama institution religieuse bose bashatse kwiyitirira yuko ari zo kiliziya za nyazo ariko bakirengagiza yuko Bibiliya igaragaza yuko abayoborwa na Roho Mutagatifu bakiriye Yezu Kristo nk'umwami wabo nibo Imana ifata yuko bari muri kiliziya itagendeye kuri institution runaka barimo. Ibyo bishimangira ibyo wa musaza Faustin yansubije ejo bundi yarambwiye ngo kiliziya zose ntago ari za Yezu kuko iyo kibazi ari za Yezu yari kuba ari imwe twese tuyirimo. Yabivuze neza. Buretse aho ngaho usubije inyuma gato hoya ntago mbasubije inyuma ahantu wenda nashaka kumwunganiraho gatoya wenda François nkurikije uko namwumvishije yashatse gufata za institution zose akazisenya hagasigara ino kiliziya katolika ibera i Roma niyo kibazo cyavukiye ariko yaza kuvuga yuko kiliziya itagaragara undi hari kiliziya nyine iri fizike yatubwiye institution ya Roma hari kiliziya igaragara ishobora kuba ari institution ibarizwa ihagarariwe na Roma sibyo iyo iri fizike ariko iyo modeli ari kutubwira iri spirituel ntago wavuga ngo ibarizwa sinzi niba ibyo mvuze ari byo ni nabyo ni rwose niko kuri kwambaye ubusa biraza kuhita byumvikana kugira ngo mbafashe reka mbongereho n'akantu buriya umuhanuzi wese wo muri Bibiliya afite uburyo asobanura idini icyo ari cyo tuvuge nka Yezu kuko ubwo wenda sinabivuzeho kubera ko mutigeze mumbaza umuhanuzi byaba ari iki ariko twikomereze ngo nka Yezu iyo avuga kiliziya mu by'ukuri ayivuga muri Matayo 25 muri za 37 yaravuga ati ujye ugemurira abarwayi nare ndwaye n'iki ngira kiliziya Izayi nawe avuga ibintu bijya gusa gutyo muri Izayi ndumva 58 avuga ati iyo sabato yanyu mujyaho mukarwana mukagera gute ngewe mugemurira abarwayi mukura abantu mu nzu z'imbohe n'ibiki ngiki cy'Imana ikeneye iyo ugiye muri Zaburi itangira kuvuga ngo zicara ku musozi w'Imana n'umuntu utagenda ari ntuza n'inkozi buryo afite uburyo nta connection mfite reka nshyireho ntuza ndabona nta connection mfite reka nshyireho ni ngewe utayifite ntacyo ubwo muri bukopi mu bikopi ndimo mbabwira buri muhanuzi uwo ari we wese nanjye bavuga ngo yava akagera agenda buri gihe yerekana idini ry'ukuri ariko iryo dini ry'ukuri ubwo ni nayo mpamvu nakomeje kubabwira ntumeze kugitinda icyo kintu avuma wiringira umwana w'umuntu nyamuneka mbere yo kureba umuntu banza urebe Imana numara kubona Imana n'umuntu uzamubona naho twebwe rero ugenda ureba abantu n'ibyo bakubeshya n'ibyo bagushukisha ninde se uzajya gutereta akavuga ko kubera ko ukeneye abantu kandi abo bantu nizo mbaraga abo bantu bazaguha amafaranga urumva uzagenda ubare ubabwira uti rero njye ariko ntabwo ari ngewe wa mbere hari kiliziya hari iruti yanjye ntabwo bishoboka ahita akubwira ati aha niho uzabonera Imana kandi naho izaza kugukura ariko ntabwo ibyo akubwira bivuga ko arimo kukubwira bibiri no kiliziya ya Yezu irahishe wongeye ushatse wanasoma nanone Deuteronome 29:28 ushatse wahasoma nawe hajya gusa n'aha twasomye yego Deuteronome 28 29:28 Emi wabonye ukunda abandi bana bareba muri biri isegonda imwe bagahita bahagera aravuga ngo wabibonye ngo aravuga ngo ibihishwe n'ibyo Uwiteka Imana yacu
ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu iteka, kugira ngo twumvire amagambo yose y'aya mategeko. Impamvu ntanze uwo murongo ni uwuhe? Ni uko ibintu byinshi twe twigisha cyangwa twigishwa ni amateka, kuko tuba twamaze Yego. kubimenya. Ikintu cyose wamenye ntabwo kiba kikiri mu rwego rw'Imana, Mm. kuko Imana irakurenze. Iyo utangira kuvuga ngo Imana ni iki, ngo imeze gutya, ngo ugomba kujya, burya urimo kuvuga iby'abantu nyine, uba uri umuntu nyine. Yego. Ikintu ibyo muri domene de Ikintu- definisiyo y'abantu. uba uri mu bintu by'abantu nyine, ariko ikintu cy'Imana no kubona amagambo yo kugisobanura ntibishoboka. Yego. Niyo mpamvu kuvuga ngo ngusobanure ibonekerwa nagize, buryo mbasha kuri gusobanurira padiri ushize n'ibyo yakubwiraga, ujye umenya ko harimo akantu kadasobanutse. Ni ibintu biba bikurenze nyine. None se ndashaka kukubaza rero, tugarutse kuri bano bantu bitwa abatowe. Mu by'ukuri iyo usomye muri Yesaya, sinibuka neza, havuga umuntu uri mu mwuka w'Uwiteka cyangwa se umuntu uri mu mwuka w'Imana, mu bintu bimuranga harimo n'umwuka wo guhishurirwa cyangwa se umwuka wo Ni Izayi 11 ushatse wahasoma Izayi 11:2. Yego. Hanyuma hakomeza hanavuga ngo iyo usomye no mu mavanjiri, Yesu Kristo agiye gusubira mu ijuru yaravuze ngo uwo mwuka wera naza azabahishurira ibihishwe byose, kandi ngo azanabamenyesha n'ibintu byenda kubaho. Ubwo ni Roho Mutagatifu azabamenyesha n'ibintu byenda kubaho, azabahishurira n'ibihishwe. Hari naho hari ibyanditswe bivuga yuko ngo hari n'ibyo azavuga biruta ibyo we yababwiye. None nkibaza nti aba batowe, ndimo nagira ngo turebe neza niba koko badashobora kuba bari mu murongo. Wenda Kiliziya bikaba biyigora kuba yahita yemera uyu murongo barimo, cyane yuko nakurikiranye amakuru nsanga kugira ngo Kiliziya Gatolika ipfe kwemera amabonekerwa cyangwa se amavision abantu bagize aturutse kuri Roho Mutagatifu, bishobora no gutwara amadekade cyangwa se imyaka myinshi kugira ngo icyo kintu bacyemeze, kandi wenda ayo mabonekerwa aje kugirira umumaro rubanda nyamwinshi. None se ndashaka kubaza ko Roho Mutagatifu twemera ko ashobora kuba guhishura ibihishwe abantu batari bazi, ni imyaka n'imyaka wenda batari banabizi, Roho Mutagatifu ikaba yabihishura. Ese aho ntihari ibyo Roho Mutagatifu ashobora kuba yarabahishuriye? Uyu munsi wa none mukaba mumerana nabi, kuko tuvuga uti hari abo duhura tukamerana nabi, hakaba hari abayobozi muri Kiliziya Gatolika bavuga ati ibi bintu ntabwo ari byo, ntabwo tubyemera, wenda bakaba batarabishyikira, nyamara Roho Mutagatifu bo yarabiberetse. Uyu munsi tukaba tutari kubyemera, ariko nyuma y'imyaka nk'icumi cyangwa 20 tukazagaruka tuvuga tuti burya batowe, nyamara bari mu nzira Roho Mutagatifu yarabagendereye. Ndagira ngo ako kantu nako utumara amatsiko. Buriya rero imwe wakubwira nkunda Bibiliya, niyo mpamvu ngomba gukomeza kwikunda. Unambare n'aka kantu nkongereho mu kibazo narimbajije. Uti iyo ibyo bintu babyerekanaga ariko ntibaze gusenya cyangwa se ntibaje sinzi amagambo akoresha, ariko ni nko vuga nko gutesha agaciro wenda ibyo abandi bagenderaho. Ubwo ni nk'urugero, ngiye gutereta umugore wanjye, ntabwo ngomba kubanza gusebya uwawe kugira ngo nuko nterete uwanjye. Urwo rugero rutanze neza. Ariko rero twasubira inyuma kuri Yezu Kristo aza mu isi, igihe atangiraga kubwiriza, turemeranya neza ko yagiye muri ya dini y'Abayahudi akanabwiriza, nawe yavuze ati umwuka w'Uwiteka ari kuri njyewe, yabumbuye igitabo akabwiriza. Ukabona yuko nawe yarari muri iryo dini akanakurikiza n'imihango y'Abayahudi imwe n'imwe, ariko bigeze hagati kuko ubutumwa yarazanye ubwinshi bwagombaga gusenya imyizerere n'ibyo bari bagenderagamo icyo gihe. Hari aho yageze aho atangira kugira ibyo azambya byari bisanzwe bimaze imyaka n'imyaka babigenderamo kandi babiziririza. Ngira ngo biri no mu byo bashobora kuba baranamuhoye, kuko hari bimwe na bimwe baje babonaga ko arimo arasenya, ariko imbere y'Imana y'uhoraho wamutumye ndetse nawe ubwe, uwo ni wo murimo wari wamuzanye. Aho ngaho nkibaza nti bashobora, ntabwo wenda Roho Mutagatifu yaba yarabahaye andi mayerekwa mashyashya, cyangwa se Bikira Mariya yaba yarahaye amayerekwa mashyashya, ariko ayo mayerekwa kaza aje gusenya bimwe biri muri Kiliziya.
wenda uhoraho yaba abona bishobora kuba byarubatswe ariko bitarubatswe neza. mu rubanza rwa Yezu ubwo niho ndahita ngusubiza ikintu Pilato aramubaza ngo sinzi ikibazo amubaza, undi akamusubiza ati njye nigishirije ahagaragara. Yego. ngo Yezu byibura hari ubutumwa rusange bwari buhari n'ubutumwa yahaga intumwa ku giti cyazo, ibyo byo byanditse muri Bibiliya. Yego. ubwo rero natwe dutegereje ubwo butumwa rusange tutabona, nicyo kibazo gihari, kuko ubutumwa buza ntago ntekereza ko buri rusange, kubera ko iyo ushaka kugira ufata aderesi ugafungura ikintu ukavuga uti ni uku bimeze. nta nubwo ngewe muntuza mu bintu Kiliziya Gatolika igiraho imbaraga mu byo nyubahira, harimo uko itajya irwana n'abantu ngo bagiye ngo bafunguye idini bagize bate, ibyo nta kibazo gihari, ariko kuza gutoba uhagazemo byo ntabwo byemewe. niyo ngo guhagarara mu mazi ukayatoba nta kibazo, ariko ko wowe uyobya akagezi ukakagendamo, ibyo nta kibazo bibateye. ngira ngo wenda amagambo wenda iyo kwa Yoweri, kuko nayo wari urimo kuyavugaho nyine, yo kuvuga ngo igihe kizagera nsuka umwuka wanjye no kubana no kuki byose no ku basaza. natangiye mbabwira ko buri wese abonekerwa ashobora no kubonekerwa, ariko nanone ku rundi ruhande ntekereza yuko iby'Imana ikomeza kubihagararamo, ikomeza kubiha imbaraga no kubiha inzira. uko bivuze mu myaka 10 tuzareba, ni nacyo cyangwa 20 cyangwa 100 cyangwa 1000, ni nacyo gisubizo Gamariyeli nawe aha abashakaga kwica intumwa, avuga ati niba ari ibyo bihangishijeho birashwanyuka icyumweru gitaha, ariko niba ibintu bikomeye n'ubundi bizakomeza bibeho. ubwo turi mu byakozwe n'intumwa, ndumva ari 4 cyangwa 5. ubwo rero twihuse icyo navuga kuri iki, ntago numva impamvu kudavuga ku giti cyanjye badakora ntuziri rusange ngo batange ubutumwa buri rusange tubwumve buri wese abumenye, ahubwo wenda ibyo tubona ni ibigaruka nyine ku bya Kiliziya Gatolika, muri make ni Kiliziya Gatolika ariko noneho ifite ukundi kuntu ishaka gukora. ibyo nibyo ngewe ntarasobanukirwa. muri make ndumva ari icyo naba mbivuzeho, ariko igihe nacyo ni umukozi w'Imana, ariko cyane cyane ntavuze igihe navuga yuko ni interineti yari yarangiye. ariko burezi ko nawe ari uko utumva Bibiliya cyane. Bibiliya ntabwo isi imaze imyaka miliyoni nababuze mwagarutseho. we ntabwo ari ni interineti yacu yari ishize. ngo isi ngo imaze iki? uyu mugabo oya navuze nakubwiye ngo ibyo twize mu mateka. ntabwo mu mateka ntabwo biza mu bintu by'Imana, amateka aratubeshya. njye navugaga ibyo mu mateka. amateka aratubeshya. c'est enregistré. Okay. Yego, ndagira ngo noneho wenda turimo dusa nk'abagana ku musozo. Tugane ku musozo ariko dusobanurira neza ngo aho abantu baba batekereza twaba dutekereza yuko inzira barimo yaba atari ukuri, nyamara bo wenda bari mu nzira y'ukuri, utekereza atyo uramuha igisubizo cyoroshye gute, ari nawo mwanzuro wenda turaba turimo tugenda tuganaho. tugana ku mwanzuro ubwo nagira ngo mbibutse ko umuntu wese ukubwira ko ibintu arimo gukora bikora ku buhanuzi biragoye kumugisha impaka.
yego. biragoye kumugisha impaka kubera ko ubwo buhanuzi aba yarabuhawe ari wenyine nta wundi muntu uhari. Mm, Niyo yanabuhabwa hari abantu, ubwo bwo ntanabwibazaho, kuko mm, nkunda gutera abantu urwenya mbabwira nti nubona umuntu arimo kubonekerwa hari abantu, burya mm, barimo kubonana na roho ifite imbaraga nkeya zishoboka. yego. Umwuka wamugendereye ufite imbaraga nkeya zishoboka, kuko Mm, kugira ngo ubonekerwe ubone ubutumwa nyabutumwa hari ahandi hantu uba wageze cyangwa uba mm, wajyanywe mm, harenze aho kuvuga ngo Imana irimo kumbwira usubiramo abantu bahagaze aho ngaho. mm, Ubwo rero kubera ko Yezu ariwe muhanuzi mukuru, ibyo ngibyo ndumva tubyemeranywaho. yego. Nagira ngo wenda twibaze ubundi, iyo tuvuga ubuhanuzi tuba tuvuga iki? Ubwo ndimo gukora umusozo. Yego. Ngira ngo mu kinyarwanda muzi ko bakunda gukoresha ijambo rivuga ngo uriya muntu yabuze umuhana. Yego. Ntabwo ubuhanuzi twebwe tubufata nko kuvuga ngo ejo hazaba iki, ibyo bintu Mm, Imana irabitubuza yego. rwose. Ibyo biriya bitubuza ibyo kwibaza ngo ejo hazaba iki, twibaza iby'uyu munsi, ibyo ejo Mm, ntibitureba. yego. Ubuhanuzi ni ukumva ukuri, Mhm, ubuhanuzi ni ugutanga ukuri, ubuhanuzi ni ukurinda ukuri. mm, Niba rero abo bantu bari muri uwo mujyo wo gutanga ukuri, wo kurinda ukuri, wo mhm, kumvisha ukuri, mhm, rwose bakomereza aho ngaho, Roho Mutagatifu cyangwa se Nyagasani Yezu Kristo akomeza abagenderere. mm, Icya kabiri, nkiri kuri ibi ngibi byo kwibaza niba atari twe twayobye cyangwa atari bo bayobye, mm, nta burenganzira na bumwe mfite, ubwo ibyo ngibyo nkunda kubibwira abantu, bwo gucira mwene data urubanza, ariko nshobora kwibaza ku bikorwa akora, nshobora mm, kubyibazaho ariko sinshobora kumucira urubanza. yego. Nawe rero ko yicara akabona narayobye, cyangwa nawe nkicara nkabona ko yayobye, ntabwo turi mu Mm, nzira nziza twembi, ahubwo mm, twagombye kongera umwanya wo gusenga, umwanya wo gusoma Bibiliya, kugira ngo wenda turusheho gusobanukirwa inzira turimo n'ibyo turimo. mm, Nyiri nanone kuri iki ngiki cyaduhuje uyu munsi cyangwa tuba turimo tuvugana, mm, ntekereza icyo ngicyo bizangora kucyumvisha abantu, bizangora kucyumvisha abanyarwanda bamwe, mm, ariko ntabwo Imana igira aho itura. Ibyo ngibyo na Yezu abivuga neza mu ivanjiri, avuga ati umwana w'umuntu ntafite aho arambika umutwe. Nubwo wenda mm, wambwira ko hari ikindi bisobanura, ni nabyo. mm, Imana ntigira aho itura, Imana ntiba mu bihe, mm, nta n'ubwo iba ahantu. yego. Ubwo rero bitangiye kumbwira ko Imana ije gutura mu Rwanda cyangwa se Imana ituye muri Isiraheli, mba numva hari ikintu tutumvikanaho, Mhm, nubwo ibyo uvuga uba wabisomye. mm, Ariko noneho iyo ugiye noneho kubyongeraho ukavuga ngo wibuke yuko hari na Ryangombe na nuza n'umwami ngo watuye Kristo umwami u Rwanda n'ibiki byose, mba numva noneho watangiye kuvangavanga, mm, wamaze mm, kuva. kuko niba Rudahigwa cyangwa umwami yaratuye u Rwanda, Kristo umwami yari mu kazi ke ka politiki. mm. Nanjye uyu munsi nshatse nanahaguruka nkavuga nti ntuye isi yose Kristo umwami, ntacyo bihinduraho, kuko Mm, umuntu niwe witura ku giti mm, cye. yego. Ntawe utura undi, umuntu niwe witura Mm, ku giti cye. mm, Ubwo rero iyo umuntu yatangiye kuzanamo ibintu bya geogarafi, ni ukuvuga aho abantu bahagarara, byo mm, kubwira Imana izahagurukira hano cyangwa tuyisange hariya, ibyo bintu mba numva ko twatangiye gusohoka ku Mana y'umwuka, mm, igaragarira mu mwuka, mm, isengwa mu kuri. yego. Ukuri ntigufatika. Ngira ngo na Yezu ubwe bamubajije ngo ukuri ni iki, yaracecetse, kubera ko ukuri ntabwo ari ikintu uhita usohora ijambo rimwe ngo umuntu arabimenye. Icya Mm, kabiri, ibyo kuvuga ngo nako gusenga mu mwuka, ni uko Imana ari umwuka, ni nako Yohani ayitubwira. Ubwo rero mm, iyo Mana abantu basigaye bazi aho ituye, cyangwa bazi aho izahagurukira, cyangwa se ibyo byose turi hanze ya Bibiliya. mm, Kugira ngo rero abantu rwose bahagurukire kongera gusoma Bibiliya, kuyumva. mm, Ntabwo niba tubwira ko Imana iri hariya ntituzatega amatwi, niba tubwira ko bayibonye hariya ntituzatega amatwi. Ariko ngiye mm, na kure, navuga yuko Imana ibihugu byose ibikunda kimwe,
nta gihugu kiruta ikindi, nta gihugu izarutisha ikindi. Kumbwira ko igihugu cy'u Rwanda kiruta icya Israel, cyangwa igihugu cy'u Rwanda kiruta icy'Ubufaransa, cyangwa se kiruta icy'Amerika, ibyo ngibyo ubwabyo twinjiye muri orugeye. Nkoresha ijambo ry'igifaransa orugeye structurel, yumva yuko hari ubwoko buruta ubundi cyangwa abantu baruta abandi. Ibyo ngibyo byose turi hanze y'ubutumwa bw'Imana. Ubutumwa bw'Imana ni uko urukundo ari rumwe, kuko Imana ni urukundo, rukatugeraho kimwe. Ni nako muri Matayo 5:45 batubwira, igisigaye ahubwo ni twebwe tutabasha kurwakira, ariko urukundo rwo ni rumwe. Ubwo rero gutekereza ko hari abazakundwa kurusha abandi, cyangwa hari abakundwa kurusha abandi, ku buryo Imana ari nabo igomba guhitoramo abami cyangwa biriya, ibyo ubwabyo no gusohoka mu Kristo. Kuri njye rero mu Kristo ntabwo yagombye kwibaza Imana atagendeye kuri politike, ntiyagombye kwibaza Imana agendeye ku mateka, ntiyagombye kwibaza Imana agendeye ku butaka cyangwa se ku bihugu, kuko Imana ni imwe ku isi yose, ni imwe mu ijuru, ni imwe ahantu hose, kandi ibiyiranga ni bimwe aho umuntu yaba ari hose. Aho ndi uyu munsi nzi yuko ndi kumwe n'Imana, nta nubwo mbishidikanyaho. Niyo ndyamye turajyana, niyo naza mu kindi gihugu cyangwa najya mu kindi gihugu, nzi yuko nzaba ndi kumwe nayo. Ariko ibyo ngibyo ntabwo nzigera mpamagarira abantu ngo niba mushaka kubona Imana muze mu Bufaransa kuko ariho twahuriye. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Ugomba nayobye kandi ngiye no kuyobya abandi. Murakoze. Yego, murakoze cyane. Ntabwo turi buze gusoza rero ngo tugende utagize ikintu tubwira kuri iriya tariki ya 26 z'ukwezi kwa kane. Mu byumvikana wadusobanuye yuko mu by'ukuri aya mareko cyangwa se iyi myizerere yabo yose ntabwo ishingiye kuri Bibiliya ntagatifu, ari nayo mpamvu cyangwa se ari nacyo kimenyetso cyerekana yuko bari mu nzira ntekereza ko yaba atari nziza. Ariko nanone iyi tariki 26 z'ukwezi kwa kane zavuga bati bagiye gutora papa uzasimbura uriho. Ese nta kintu bishobora kwangiza ku buzima cyangwa se ku bakristo katolika? Ndatekereza ko hari umugabo witwa Mirere, reka muhereho. Mu 1800 yari yabaze neza ngo igihe Yezu azagarukira, yakoze imibare n'ibiki byose, atanga n'itariki. Iyo tariki igeze bategereza Yezu baraheba, nuko sinjye bahera birangirira aho ngaho. Natwe rero baduhaye itariki irimo no kwegera, twe kwitindaho, ubwo tuyihorere, tuzaba tureba, ntabwo ari kure. Ariko igitangaje muri iyo tariki ni uko abayobozi bahari bose bagomba kuba bavuyeho, baba ba kiliziya, baba ba politiki. Ibyo ngibyo ubwabyo biratangaje, kuko ntabwo ndimo kubona muri ino minsi ine urabashyiraho. Abayobozi b'u Rwanda, b'Ubufaransa, ba Kongo, abayobozi bazaba bashizeho. Mu Rwanda batumviye, mu Rwanda batumviye. Mu Rwanda ubwo ntabwo ndimo kubona ikintu gishobora kuza nk'umuyaga kigakuraho abasenyeri bose bari mu Rwanda uno mwaka, nako muri iyi minsi ngahe, cyangwa se kikuraho n'abandi bategetsi. Ibyo tujye tubyihorera nyine. Ubwo no kuyamubwira ngo na Mirere yongeye yagarutse. Mirere watumye n'abadivantisite babaho, naho byaturutse, naho byari byatangiriye. Ariko noneho icya kabiri, ubwo buhanuzi ntabwo nari nabwumvishe, ntabwo no muzakurikire. Ni ukuvuga ngo bo bavuga yuko guhera ngo papa mushya azajyaho abandi bigiye Imana kugera barakaye batagihari, aba kiliziya n'aba leta. Ubu ngo Bikira Mariya ari kuvangura intama n'ihene muri iyi minsi isigaye. Bya bintu ko numva bishobora kuba mugani bitari byora. Bya bintu bishobora kuba ikindi rero ubwo kuri ibyo ngibyo tukiri kuri iyo tariki, Yezu niwe wabwiraga intumwa ze ati niyo tariki na data ntayazi, nako uretse data gusa nta wundi muntu uyizi. Ubwo rero iyo umuntu atangiye gutanga amatariki yo kuvuga ngo ukwezi kwa kane kuraje, ibyo biganiro sinjya nabireba, nka kuno we yaguma mwakoze titre ngo uku kwezi kwa kane ngo bigiye kugenda gutya, kira sinjya nagifungura, kuko ntabwo Imana iba mu gihe. Imana ntitura mu gihe. Imana ntiba mu gihe, ni nyiri ibihe, ntiba mu gihe. Igihe ni icy'abantu, igihe ntabwo ari icy'Imana. Ubwo no kuvuga yuko kuri bo itariki 26 z'ukwa kane ni umunsi
ni umunsi karundura. hariho ikiganiro narakiguhaye kiri kuri YouTube, narakiguhaye birimo. Bavuga ngo iki? Ibyo ngibyo nyine avuze ko kuri iyo tariki ngo uwo mupapa azimikwa online kuri internet, isi yose izakurikira nyine, ubwo azaba aje gusimbura abandi nyine bari bariho. Reka tubashimire cyane ku kiganiro cyiza tugiranye. Ntekereza ntashidikanya yuko usa nkaho dufunguye amaso kugira ngo turusheho kumenya ndetse no kwitondera iby'amayerekwa, amabonekerwa, ubuhanuzi cyangwa se n'izindi visions ziri spirituelle, ko dukwiriye gushingira kuri Bibiliya kugira ngo twemere icyo umuntu yabonye. Ni ukuvuga ngo icyo nakuyemo cy'ingenzi ni uko ubuhanuzi bwose, amayerekwa yose cyangwa se amabonekerwa yose abashingiye kuri Bibiliya, ko atubwiye ngo agomba gushingira ku biriho cyangwa se ku cyo Bibiliya yavuze, niba ntibeshye. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Rero nshimiye cyane na Emi Pro Media bantumiye kugira ngo ngire umugisha wo guhura na moderi, umugabo uzi Bibiliya. Rwose ni umugisha ukomeye cyane. Rero tugiye gutegereza ziriya tariki 26, ngira ngo nitugira umugisha twongera tukakubona, tuzongera tuganire nyuma yaho uko bihagaze, kugira ngo Bibiliya iratubwira ngo twitonde. Niba tubwira ngo Yezu ari hariya ntituzajyeyo, niba tubwira ngo Yezu ari hariya ntituzajyeyo, abantu bose tuzumva ngo Yezu ari hariya tuzitonde. Bivuze yuko rero dukwiriye gukomeza gushishikariza abantu kwitonda kugira ngo batayoba. Nayo mpamvu y'iki kiganiro. Rero turabashimiye rwose, ndumva twasoza ngira ngo n'isengesho, kandi twazongera kwishimira namwe, twongera kuganira namwe. murakoze namwe abakurikiye iki kiganiro bakaba bageze aha ngaha. Nishimiye nanjye kuba twaganiye ku bintu by'amabonekerwa, twaganiye ku bintu by'ubuhanuzi. Bibiliya ubwayo ni igitabo cy'ubuhanuzi, nta n'ubuhanuzi buruta Bibiliya. Ariko nanone Bibiliya ntabwo umuntu agomba kuyisoma ashakishamo ibisubiza inyungu ze cyangwa se ibitekerezo bye cyangwa se bijya ku murongo w'ibyo yifuza, ahubwo agomba kwemera yo ubwayo ikamucarenjinga cyangwa se ikamuvuguruza. Bibiliya igomba kumvuguruza, ntabwo ari nge igomba kuza ishyira akadomo cyangwa kashe ku byo nasomye. Ubwo rero cyangwa ntekereza. Ubu nk'uko mubivuze rero, reka twiragize Imana turangiza iki kiganiro. Ngubaho Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, wubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Nyagasani, ohereza Roho wawe, byose bibe bishya. Ohereza Roho wawe avugurura isi, avugurura imitima yacu, avugurura ubwenge bwacu, avugurura ibikorwa byacu. Ni wowe twiringiye, ni wowe mwami w'abami, ni wowe mutware w'abatware. Isi n'ijuru bikuririmbe kandi bikuramye igihe cyose. Amen. Mugire ibihe byiza. murakoze cyane. Murakoze.